ariko basha ko ndi kumva muri guhebeba habaye. Ariko muyobozi urebye ntago turi guhebeba usibye ko ene zacu arizo batwaye. Zigenda. Kumana muzanye inkoni. Oya wakoze agenda rwose. Ikibazo turakikemurira rwose. Wegenda. Wewe banza making sure yuko wakanze subscribe, reba ko kantu kameze nk'akamba ukuntu ukore iyo video isharinge bagenzi bawe, like unuyibagirwe. Ako kantu kagapfunsi kameze gutya banza ukande like, agakomenti kawe kavuga ati basore banjye mukomereza aho ngaho nako karakenewe. Courage basore banjye. Maze ubundi twite twirebera video isekeje kurusha izindi zose mu Rwanda. Niba ibyo byose wamaje kubikora, let's go. Nagiye kumva numva baraje barayitema. Byihorere bahisowe ndi kumva. Ariko mana yanjye we namwe babibye se. Ndakoreka giye. Twaje kwifotoza hano. Twaje kwifotoza. Ya baba we. No navugize nagiye kumva makande kanye ngamye barakajyanye niba bakanize simbizi naho nene bakwibye nje no ningana byose babitwaye igikawa zanjye bazimaze ubuyobozi rwose ibi turabirambiwe rwose nese umuyobora abikora hite ari masa ahubwo ariko basha ko ndi kumva muri guhebeba habaye. Ariko muyobozi urebye ntago turi guhebeba usibye ko ene zacu arizo batwaye. Guhebeba gusa so ahubwo ko ndi kumva muri no kumuka. Baba we sha ariko ntabwo nabyemera Ngaho nawo mviyo suru nyambitse mu bantu. ya baba we ubwo byemeye gutyo gusa koko. Ariko muyobo wasobanuye ko nari imbwa kandi ntamoka. Ariko ibi nikira kandi iki ngiki wakomeza wacyoshya ari gihe utaratana nawe wasigara mu kashu urebye nabi. Ariko muyobo ntabwo wakitwaza ubasha ufite hano umuntu cyatakoze rwose. Utarakutura mu rusengero agira ngo sinzi yubatswe n'abafundi. Weho urumva urushibuye kuremera. None se kuba yarubatswe n'abafundi ikishyurwa n'abantu ushatse kuvuga atari inzu y'Imana. Ariko iki cyo ni nyabakira. Niba wibwe uje kubivanga n'insengero gwe. Cyakoze ikintu nababwira. Ni muri ncane mutegereze uyu munsi hari uza abayobozi bakuru ku karere. Icyo kibazo mu kibabwire iby'ubujura bwanyu ngewe byarandambiwe. Sinyibishoboye. Aha, nta kibazo reka tumutegereze. Harya sha. Wewe wihahereye kare wigira nabi. Bakwibye iki? Bansoronumeye inoryi rwose. Mite nk'uburanga. Ndavuze ngo tahe wanyu wa kigabo, tahe wanyu. Genda. Uvo bantu bazajya baragira ibibazo bizima na abayibwa amahene bibwa inka we ngo bagusoromeye intoryi. Ubwirwa n'iki katari inyoni zaziriye. Gicucu. Hawe ikaze ku kagari ka Bangladesh. Ahangaha rero abaturage banjye bafite ibibazo umuyobozi w'akarere akaba ari byo bagiye kukugezaho. Umuyobozi rwose ngera ari ikintu banyibi ibitoki urutoki rwose baratemye barajyana. bararujyanye Yego rwose. Yewe muyobozi bwose banyibi ihene pe. Byumvise muyo. icyo kibazo cyanyu rero naracyumvise ubujura buraturembeje hano. Niyo mpamvu bro mbere kuza hano natekereje yuko nubundi ari cyo kibazo kiremereye gihari. Ahangaha muri umudugudu wanyu natezemo za kamera. Reka nze ibyo bintu wagarya ngo ni ihene niki watezemo za kamera muzano reka nze mbere ku muntu wabikoze. Kambereke rwose umuntu wabikoze ko natezemo za kamera. Wereka icyo gisambo cyatwereka icyo gisambo. Do mwakibonye do Ari do mwakibonye mana nyagasani we mwabibonye Eze ko mbona muzanye inkoni nizi biki bigeze gute turabyikemurira rwose waho bigendera suyu turabyikemurira muzanye inkoni oya wakoze agenda rwose turacyitaho ikibazo turacyikemurira rwose genda